umutima. Kubera iki? Ibyo postinga famiye yawe niye bakabibona, inshuti zawe zikabibona, nabo mukorana bakabibona, ariko mwaba muri babiri umugore akaba arimo aravirirana kubera umubabaro umutera wo amagambo umwandikaho kuri stati, ukaba utatobora ngo yamubwire, kujya kuvuga ngo numwe ku mubumbi, nawe ubizi neza ko atari umwe, ari nk'icumi ku mubumbe uhafite, ugasanga umubyeyi umutima warabyimbye, ukaba utaramuganiriza na rimwe ngo umukunde, umubwire uti sheri uri umwe ku mubumbe. Ibyo wereka n'abantu wiyerekana ku bantu nta na rimwe urabimwereka, utaramwicaza ngo umuganirize ngo umubwire uti sheri uri umwe ku mubumbe, umubwire uti ndagukunda. Ibyo ushyira kuri stati muri mwenyine, mubwire ko umukunda, mubwire ko ari mama w'abana bawe. Ariko ni gute ubwira umuntu ngo numwe ku mubumbe kandi ufite abakobwa nka 5 wamugeretseho, ufite abagore wabaye nka Muswati, ahantu hose hafite abagore utereta n'abagore n'abakobwa, hanyuma ugatinyuka ngo mama w'abana bawe ngo numwe ku mubumbe? Hari abagore n'abagabo mu ngo zabo baba bameze nk'abareyo, Rayon Sport na APR, niyo makipe nabonye atajya akundana. Ukabona umugabo n'umureyo, umugore n'uwo muri APR bagahora bameze gutya. No, ibyo bintu ni ukurisha umutima umugore wawe. Abagore bazi kurenzaho, abagore muzi kwihangana, kandi koko mujye mwihangana, ni ku isi yubatse. Ariko mwabagabo ntukerekane muri societe ko ukunze umugore wawe kandi uri igice. Hari umugabo nzi bigeze bajya kumurega ko adahahira umugore, bajya kumurega ari umukozi w'Imana. Uwo munsi bari buze kumubaza ibyo bintu, yaragiye aterura ibintu muri butike, ariko amagweje aragwira. Bene wabo nibaze muri vacances, nibaze kugusura bari buhamara iminsi 2, umunsi uri bombarika, uri buhahe, uri bumubaze sheri kumeze nabi, wagira ngo urarwaye, ese wabaye iki, mwana wa mabukwe, kabugambo bwose udasanzwe umubwira kugira ngo wigaragaze. Urabashubuje abakunzi ba Mama Sharirene, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko Imana ibarinze kandi umwami Imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu, kandi ndabashimiye ko mukomeje gukurikirana ibikorwa byanjye bitandukanye. Mama Sharirene ibaho ibintu bitandukanye ni channel, ibaho ibintu bitandukanye. Ibyo mwabonye n'ibyo mutarabona, kuko n'ibyo mwabonye ntabwo mwari muzi ko bizaza, ariko ibintu byose byiza tuzabibagezaho. Uyu munsi rero hari ikintu natekereje nshaka gusangiza abagabo. Uyu munsi ni abagabo tugiye kuganira. Uyu munsi ni iki tugiye kuganira? Ni iyihe message mfitiye abagabo? Iyi message ntabwo ireba abagabo bose, uko biri kose iyo ibintu bivuzwe biba bifite abo bireba. Maze iminsi nitegereza ibintu n'abantu, nkabona ukuntu abagabo hari ukuntu, kandi wasanga n'abagore wenda bajya babikora, ukabona umuntu umugabo aririrwa apostinga amafoto y'umugore we ayandikaho n'amagambo meza. Ibyo ni byiza, sinje kubigaya, ariko ndashaka kubwira abagabo ngo mukure urukundo kuri stati, ku mastati yanyu muhakure urukundo, muruzane hahandi ikambere muri babiri, nta wundi muntu uhari. Muvana urukundo kuri stati, kumubwira ko umukunda, mama w'abana banjye, urumwe ku mubumbe. Ni ibintu ushaka kuganira, urukundo rumeze nk'uburyarya. Ni ibi bintu dushaka kuganira. Birababaje kandi biteye agahinda kuba watwereka ko umukunda ukamupostinga buri munsi,
ukamushyira kuri profile, ukamushyira kuri stati, ukamubwira amagambo meza, ariko we aho yicaye akajya yumva ibisongo ku mutima. Kubera iki? Ibyo postinga famiye yawe niye bakabibona, inshuti zawe zikabibona, n'abo mukorana bakabibona, ariko mwaba muri babiri umugore akaba arimo aravirirana kubera umubabaro umutera wo mu mutima. Hanyuma inkundo zo kuri stati gusa, kumubwira ko umukunda wabishyize kuri stati, kumubwira ngo urumwe ku mubumbe kuri stati, kumubwira ngo mama w'abana banjye, kumwandika ukamushyiriraho indabo, ukamushyiraho imitima kuri stati, kugira ngo duheze, kugira ngo twemeze, kugira ngo yobye umurari, kugira ngo mbese utwereke ko umugore wawe umukunda, umwitaho. Urwo rukundo ruvane kuri stati. Rero kumupostinga ni byiza, ariko se kuki ubyerekana kuri stati gusa? Amagambo umwandikaho kuri stati ukaba utatobora ngo yamubwire, kujya kuvuga ngo numwe ku mubumbe, nawe ubizi neza ko atari umwe, ari nk'icumi ku mubumbe uhafite, ugasanga umubyeyi umutima warabyimbye. Hari abagabo bazi kwerekana ko bakunze abagore babo kuri stati, wabona yamupostinze buri munsi utari ko shahuye umugabo akunda umugore we. Uko wambabariye ya magambo umwandikira kuri stati kugira ngo abantu babibone, wabyeretse abantu ariko na nyir'ubwite akabibona, ugapostinga ngo uramukunda, ariko umugore aho yicaye akaba azi neza ko utamukunda, utajya unabimwereka. Iyo mitima werekana kuri stati akaba azi neza ko nta na rimwe muraba muri babiri ngo bimubwire ko umukunda, kumubwira ngo numwe ku mubumbe ukabyereka isi, ukaba utaramuganiriza na rimwe ngo umukunde, umubwire uti sheri urumwe ku mubumbe. Ibyo wereka n'abantu wiyerekana ku bantu nta na rimwe urabimwereka, utaramwicaza ngo umuganirize ngo umubwire uti sheri urumwe ku mubumbe, umubwire uti ndagukunda. Ibyo ushyira kuri stati, nagira ngo nkubwire ngo kubishyira kuri stati ntacyo byunguye, nta n'icyo bimaze, usibye ko ushobora kubyerekana kugira ngo babone ko umukunda, ariko urukundo ushyira kuri stati nturushyire mu mutima w'umugore wawe, bira nta kintu bimaze. Hari abandi bagabo rero ushobora kwinjira iwabo mu rugo, mana we, ukabona kunze umugore we baba bicaranye, sibyo baby, ubwo nabashyitsi ari kwereka, sibyo sheri, akamukunda bareba, akamukoraho uduce abantu bamureba, ariko abashyitsi ntibagende, ahita areba nk'iryishe yawe. Nimba umukunda, urukundo rwa mbere umukunda, nimba koko ari umwe ku mubumbe, akaba koko ari mama w'abana bawe umwe ku mubumbe, ikizabitubwira si uko wabipostinze cyane, si nuko wabyeretse abantu ukajya umwita sheri za buri kanya, kuko hari famiye, hari n'abantu. Ikizatubwira koko umukunda nuko amagambo wandika kuri stati ugomba kumusanga ukajya uyamubwira. Kandi ntabwo abantu bakwiye kubirebera muri salo aho abantu bari muri na babiri, muri salo muganira, uri mu kazi ari mu rugo, cyangwa uri mu kazi nawe ari mu kazi, ayo magambo yamubwire, chatting ubimubwire. Muri mwenyine mubwire ko umukunda, mubwire ko ari mama w'abana bawe. Ariko ni gutubwira umuntu ngo numwe ku mubumbe, kandi ufite abakobwa nka 5 wamugeretseho, ufite abagore wabaye nka Muswati, ahantu hose hafite abagore utereta n'abagore n'abakobwa, hanyuma ugatinyuka ngo mama w'abana bawe ngo numwe ku mubumbe. Izo nkundo rero zo kuri stati mwebwe mu posting abagore bawe, ugapostinga umugore wawe mufatanye muri kumwe, kugira ngo abantu bakurebe, ikizerekana ko umugore wawe umukunda.
akabumwe kumubumbe koko icyambere nuko utamuca inyuma nuko utamuca inyuma koko akabumwe kumubumbe icyakabiri nuko uzajya upostinga koko ibyo bintu ukabipostinga nawe aho yicaye akavuga ati umugabo wanjye arankunda ariko uzi umuntu ubwira abantu ko abantu bamukurikirana statize bakaba bazi ngo akunda umugore ariko mu rugo ntabe yamuha n'iminota 5 ngo bavugane ntabe yamuha n'iminota 2 ngo bavugane umugabo akabyuka akabagiye mu kazi hakava mu kazi yinjira mu buriri abantu batajya baganira abantu batajya bavugana abantu barebana yingwe abantu bameze nk'abahora bahanganye abagore n'abagabo babaye nk'abareyo Rayon Sport na APR hari abagore n'abagabo mu ngo zabo baba bameze nk'abareyo Rayon Sport na APR niyo makipe nabonye atajya akundana ukabona umugabo n'umureyo umugore n'uwo muri APR bagahora bameze gutya no ibyo bintu nukurisha umutima umugore wa abagore bazi kurenzaho abagore muzi kwihangana kandi koko mujye mwihanganane ku isi yubatse ariko mwabagabo ntukerekane muri societe ko ukunze umugore wawe kandi uri igice hari umugabo nzi bigeze bajya kumurega ko adahahira umugore bajya kumurega yari umukozi w'Imana uwo munsi bari buze kumubaza ibyo bintu yaragiye aterura ibintu muri butike ariko amagweje aragwira Aisha yaravuze ngo nuko wenda bivuze muri rusange ariko abantu b'amagweje barahari benshi ubwo se uwo mugabo atari gweje we yaragiye afata ibintu muri butike ibyo yavuganye nyeri butike ntubimbaze haraza akora stock we haruzura baje mu magenzura basanga we huzuye iki stock umbigweja hanyuma siyo stock uwo mugore azongera avuge ba bantu bamaze guhaguruka aho bagiye bakigenda umugabo arongera aterura bya bintu byose abisubiza muri butike urukundo mwereka abagore banyu wibimwereka mwasohokanye muri babiri kugira ngo mudakorwa n'isoni muri rubanda wibimwereka muri mu rusengero mureke mbabwire uza abantu bahagarara mu rusengero bakajya gushimira Imana umugore n'umugabo babanye nabi umugabo aguca inyuma agukubita gutuka agukubita inkonje uza umugabo ukubita umugore w'inkonje nkaho aba ari uruhinja akakurya inkonje mu mutwe maze n'umwana w'ubu ni wapfa kuyimukubita yarangiza mu gitondo ngo bagiye guhagarara ku ruhimbi ngo bashime Imana yuko babyaye uzi uwo mugabo ukuntu yakoresha umutima erega bakajya ku ruhimbi couple umugore n'umugabo ngo turashima Imana ko yatwubakiye urugo rw'umugisha ndashima Imana kubw'umufasha wanjye sebura kuko so ukubeshya kuko urashima Imana kubw'umufasha wawe urashima Imana kandi afite icyumba cye nawe ufite icyawe urashima Imana kandi muhurira mu rusengero mu cyumba mutahahurira no ku meza mutahahurira mutavuga rumwe wababona bajyanye mu bukwe umwe yambaye umushanana undi yambaye costume madamu ameze ate madamu ameze neza cyane madamu ameze neza cyane wajya uvuga ko ameze nabi cyane sahuko impundo twerekana hanze ngo abantu batubone nimuze tuzihe abo zigenewe naho ibindi ni iyicarubozo hari ibintu biryana bikaryana uzi umugabo ugusekera ari uko hari abashyitsi uzi umugabo umuseka ari uko mwicaye mu modoka n'abandi bantu mugaseka hari uko mwafatanya urugendo mugiye mu bukwe cyangwa mu kindi kirori muri babiri hakaba ariho kwitaho hakaba ariho kwereka ati ihanagure hano sheri ese aka kantu nagaki kakugiyeho shu ariko uyu mushanana wambaye ute ahangaha hazamure umusatsi hano byapfuye
ukajya ubyerekana mu bantu, ukabyerekana muri famiye ye, wereka abo mukorana ngo werekane ko uri umugabo mwiza, kandi uri igica, uri igweja, waramuzonze, waramuzengereje, ntuzi kumuha mwaramutse, ntutaha ngo umubwire ngo wiriwe ute, ntumubaze amakuru, mubanye nk'abareyo, mubanye nabi. Nagira ngo mbabwire ngo mukure inkundo zanyu kuri stati, mugende muzihawe mwazigenewe. Byo kwirirwa umujijisha ngo uramukunda umupostinga gusa, nta kindi ari ukumupostinga ubyereka abantu, biriya bimurisha umutima, bikarushaho kumutera intimba, bikarushaho no kumubabaza. Mwene wabo n'umugore ntaharari, uwo munsi n'ibirenge uri bubimwoze. Bene wabo nibaze muri vakansi, nibaze kugusura, bari buhamara iminsi 2. Umunsi uri bombarika, uri buhahe, uri bumubaze, sheri kumeze nabi, wagira ngo urarwaye, ese wabaye iki, mwana wa mabukwe, bwa bugambo bwose udasanzwe umubwira kugira ngo wigaragaze, bakubone kuri umugabo mwiza, kandi uri igica, warabiciye bigacika. Umva mukuri inkundo kuri stati zanyu, muzihe abo zagenewe, naho ibindi buri bukora uburi kumubagira umutima. Iyo abona ukuntu uri kumwitoratozaho buri kanya kuko abantu bahari, yibuka ukuntu nta nari mu jya umuha umwanya ngo muganire. Naka ka message nari mbafitiye, naho nyine naho ngarukirira. Abagore nabo tuzababwira ibindi, hanyuma Imana nibaha umugisha. Ariko hari ibintu bidakwiriye. Ubundi umuntu mukunda byiyumvamo, kandi umuntu mukunda arabimenya. Mwikica abantu yica rubozo, wimubabariza umutima, wimubaga, ntaho yakurega, nta kuntu yabigenza, ntabwo akiri umukobwa wamubyaje abo nyine. Harakomeza yizirike, harakomeza yihambire, hari kuri kumwica umutima, uri kumubaga. Abantu bazi ko yahiriwe, abandi bazi ko yagashize, ariko yararushye kandi yaragowe. Mwisubireho rero niyo message nashakaga kubaha muri aka kanya. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibahe kubikosora. Ukunda umugore wawe koko, nimba ari umwe ku mubumbe ntukamugerekeho abandi. Ababyeyi, abagore bari muri ubwo buzima muri benshi ndabizi, namwe mwihangane mukomere. Imana irahari ku bwanyu, ndabakunda. Nimuyikore, mukore share, comment, inama n'ibitekerezo birakenewe. Imana ibaha umugisha. Amen.